umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basketi na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. Harya warunumye iki? Hari ikintu nagutumye njyewe? Hirwa, mwese kumagana hagati mu masaha zirenze gute? Ufite ibikapu? Bisa kira ranyirukanye twise aravuze ngo tuvanga tugiye. Aka kanya niko mbwiye. Uyu sinzi ahantu turi bugira rwose. Mwese besire duha iminsi 3. Mwese kari decision yafashe. Anzingishije ibikapu, anzingishije imyenda, ibintu byose. Nanjye arabinunguje ntabwo nabitekerezaga. Ese ubetro kora iki? Wowe ngwino tugende, sibyo? Aho twajya hose. Tugende. Tugende. Isumba nakora iki? Aho turi bujye hose nyine harabara aho ngaho. Sheri no kwifumana nanjye ubyanunguye. Ntabwo ushobora kwiyumvisha uburyo mama wawe umva we yishimiye yuko mba umukazana we, nyine ngiye kumubyarira umwuzukuru. Ahubwo se be uzi ngo nibyo gusa. Ibaze ko naratifa yambwiye ngo nyine arabyishimiye cyane. Ni ukuri kw'Imana niba atari uburyarya ndi kumva byaba ari byiza. Yego. Ahubwo se uraza ryari? I miss you. Bisous, bisous. Thank you. Okay, ndagutegereje. Mama Lisa ariko tugiye isi. Ese turajya hehe? Hirwa turajya hehe? Hirwa turajya hehe? Reka tugende ntabwo turi buraho turiyaranje. Ese tujye kureba mushiki wawe se? Hirwa. Ese urumva ariho twajya koko? Urumva ariho twajya? Asuzi ibyabaye rero reka mwereke sibyo. Reka njyane bino bintu ku kazi. Oya. Mona Lisa, nababwiye ngo iki?
ntabwo muri kunyumva fata amayibobo ya mugende musohoke Monalisa asundike ubwo ni uburakari bw'uko nakubeshye gusa cyari ikindi kintu kibyihishe inyuma ndaje hano bitese ni sawa nari mbitabye ndashaka ugiye kwa Claude unzanira inzoga koko zo kugira gute inzoga zo kugira gute inzoga zo kugira inzoga bazigira yewe inzoga si nziza akira shaka ugabanye amagambo uzanira zirakwica nakuzika inzoga zica ntacyo zikungura da sibyo kukubyibushya inda kandi abandi ufite atari waba uziretse ese ukanza ukaruhuka ukumva ko ushyira ibitekerezo ku gihe ni njye wari kubwira cyane niwe mutegetsi wanjye numva naba nkwanga se ese wabaye iki ayo magambo uri kumbwira urayaterwa ni inama naguhaga urama inama se njyewe ndajyayo da harya bakwitana nitwa bahena umuhungu umwe rwose umva rero nkubwire yego ako bestie mbawuri umbwira ukuntu ushobora kwirukana mu rusibe kubera ko ari agahungu ese kutandeba nushaka kunyumva cyangwa nunyumva mbese wambabariye kweli wambabariye no umva byambabaje Imana byambabaje ni gute ushaka kwifata ukirukana uriya mukobwa kubera ko ari agahungu agahungu kamafite nka kariya we na plot ujya ukora n'abagabo uzanye nabo nimba ari ikintu nicuza ni ukuba naramenyanye na Monalisa iriya mayibobo kari agakobwa wishiza ko wamenyanye nawe ariko ibintu urimo gukora uzabyicuza ariko urimo kubyumva besi urimo kumva ibintu yakoze bande njye ntabwo ni besti wawe sheri nababaye nujye ntabwo nabyumvaga nani se nurifata ukirukana umukobwa kubera umuhungu nose reka mubwire ko ushaka kwica urukundo rw'abandi bantu niba uriya muhungu atagukunda cyakoza numepe ntabwo nazi ko ari gutyo umeze mani kandi besi wanyumvishije ushaka gutandukanya abantu babiri bakundana indi se abatandukanyije barambeshye urimo kubyibuka ko bambeshye uribuka ko bambeshye umva cyakoze uri umwana mubi uri mani uzababara kandi reka mubwire uzabyicuza pe uzi ikintu na kimwe ntari uzi aka kanya kuntu umeze kandi nzi neza ko ndiko nzahora meze ntabwo nzigera nifuza kwirukana Monalisa nakarakabwe ngo ni mani ibaze kari agahungu ariko urakareba ariko ibaze nyine kari agahungu kambeshye gapimira bingaye abagabo woziranye nabo mbabarumbwiye ushaka kwajyana na kari agahungu kuba ndi boss wawe ntabwo bivuze ko ugomba kumenyera ugomba kunyuba ndakumenyereye gute kandi ntuzongere kujya umbwira ayo magambo wowe uri kuntoza uko ngomba kubaho singutoza nakuburiraga kandi ukuburira ushatse wanamuhemba ariko ndajyayo kuko umutegetsi wanjye sinagusuzugura nanone da cyangwa ngo inzoga ashaka uramenye umva ajya kwa Claude unzanira inzoga zikonje ikindi kandi nakumvishije gutukana n'uriya mukobwa yewe azagusaza ushatse wamureka ugashaka n'abandi dore ko muri Kigali nabonye harimo abakobwa benshi da banamusumba kandi nawe urabona ko uri muremure umva bahena nimba ari bahena ntuzongere kumenyera amusenzi genda uzane ibyo uzane ibindi ntabwo bikureye kandi wihute barumbwiye ko ari agahungu mbwire nabari abagabo ziranye nabo babarira umbwire ukuntu ushobora kugapfira kurusha abagabo ziranye nabo wowe nyine ibaza ako gahungu nyine urimo kuvuga niko kambeshye nyine niko kanshajije nyine agahungu ntabwo ari umuhungu ni agahungu ariko urimo kumva ko nari ncumbikiye uretse gato besi urimo kubyumva ko nari ncumbikiye umugore n'umugabo mu nzu bambeshya ngo ni musaza na mushiki rero reka nkubwiye wowe niba utazi n'ubwenge ntabwo wari kubirukana niba umukunda koko wari kugumana nawe ukabarekera ahantu wenda ari kuzagukunda ariko kumwirukana nta kintu umva mani uzi ko abantu uko babona ariko bagenda bajyana connections ugasanga nyine yari kubyisanga musibyo ariko nyine kumwirukana rero ajye no kukwibagirwa umva birenze uko butekereza cyakoze ibinyamaswa biriya wakoze ni bibi nta muntu ujya wirukana umuntu pe ntibibaho ni ubunyamaswa birenze no kuba ubunyamaswa ndambwira icyo nshakiraga munya baba yigeze mbona warakaye
ntabwo ari ukurakara akomeye amabara umbwiza ukuri umbabarire ntumbeshye ndakwinginze twagenza gute se se ko utari kumbwira ase munya koko munya urwaye sida ko ndwaye sida barumbwiza ukuri babara ngiye ndwaye sida babara ntumbeshye kabisa umbwiza ukuri ntacyo bitwaye mbwira nyine mbimenye nanjye ibyo se kandi wabikuye oya banza umbwiye niba ari byo ntabwo ndwaye sida pe ntabwo ndwaye sida cyeka niba ari wowe wayinyanduje ntabwo ndwaye sida ubuse iyo ndebye mbonamo sida koko ntagira ibyo ndi kwibaza nyine mbababwiye ni inde wakubeshye bambwiye ngo ntipimishe ijisho mu gihe barumbwiza ukuri urayirwaye koko nose uri kuyibona basi uri kuyibona ko nyirwaye akumenya ibibazo uramutse urwaye sida mbabara umbwire ibyo bintu wabikuye wabirose se ubyutse uza kumbwira inzozi warose byagenze gutya munya wawe warampemukiye pe cyangwa niwe wayinyanduje uri kwijijisha ukaba utarambwiye byibuze nta nubwo ushobora kumva agahinda kanjye aka kanya wowe nkumva wowe okay ishyire mu mwanya wawe wakwirukana ako singiye kutagishyira mu mwanya wawe wowe nuko washatse gutandukanya abantu bakunda ariko umungu niba atagukunda yewe ntabwo natandukanye nyumva neza bestie tutanabishwana bino bintu sinzi n'ikintu turimo gushwana hejuru ya turatuma yewe nyine ngende gufana nuko wirukanya abantu kandi wowe ni nkana bari kwiruka inyuma y'umuyaga umuntu ntagukunda none ushize no kumwirukana kandi none wowe na protocol n'abantu ziranye nabo wirukanye umva na wao ntabwo nyine best yawe sho kubera Monalisa iyo abandi best yawe akaba wanyumvishije best hirwa ku rwego rwo hejuru nanjye ntabwo umutima ari gutuje simbizi nimba ndi bunasinziye n'iyi minsi bamaze hano ntabwo ndimo gusinzira kumva yuko hirwa ari kumwe n'undi mukobwa ibaze kumva ko umuhungu nakunze akundana n'umukobwa tubana mu nzu urumva ibyo bintu ari kubishobora Monalisa agombaga kugenda kugira ngo nzabone ukuntu nyine nkundana na hirwa nzakora ikintu cyose gishoboka ariko nzamutandukanya na Monalisa trust me ngiye mbabwira ukuri kandi urwaye sida ngiye ndwara sida ariko uri kwimbonaho koko ngiye ntabwo ndwaye sida mama umwari umva buretse mama umwari yambwiye ngo urwaye sida kandi mu mwari uramuzi ni inyangamugayo ntajya abeshya buriya ibana nta kintu umva ikintu akubwiye kiba ari icyanyacyo ariko uriya mugore aranshakaho iki koko anziza iki ese umuntu yakikora kuvuga ngo urwaye sida ntawe urwaye koko nose twajyanye kwipimisha arabizi ko nyirwaye koko amakuru arayafite ayafite hehe se munya reka nkwereke reka kugira ngo ducoma zimwe neza birangire ariko uriya mugore angendaho koko oya ariko ni ibintu byoroshye kugira ngo ducoma zimwe birangire no kwirwa avuga ibitari byo tujye kwipimisha mba kandi nawe uraje ntabwo unyizera se nose kukwizera nose aricyo bitwaye tugiye kwipimisha ndakwizera ndabyemera nose kwipimisha ntabwo nkunda se niba ushaka ko tujya kwipimisha ubwo ntabwo unyizera nta nubwo unankunda nta kibazo urabimbwira oya kwizera ndakwizera ndanagukunda pe nose uvuga ngo tujye kwa muganga niba utanyizera nyine dukonfirme kuri muzima aricyo bitwaye se nyine ndi muzima okay nta kindi kintu cy'igihamya gishobora kutwemera kuri muzima tujye kwa muganga kwipimisha na mama mwari tumumwazi tuzane n'impapuro zo kwa muganga tugende tumumwazi aricyo bitwaye ko urumva ni tujye kwipimisha aricyo bitwaye se nta kibazo nyine ushatse kuvuga ko utanyizera sibyo kujya kwipimisha ushatse kuvuga ko utanyizera nta kibazo ntabwo nyizera njye ntabwo ndwaye sida niba ari na mama mwari wabikubwiye arakubera kugira ngo ibyo bintu birangire tujye kwipimisha aricyo bitwaye se tujye kwipimisha kugira ngo umenye ko nyine nta sida urwaye koko ariko sheri ntabwo unyizera ndakwizera nabikubwiye unyizera ntabwo wambwira ngo tujye kwipimisha nose bigutwaye kujya kwipimisha njyeraga mfite neza nta kibazo mfite tujye kwipimisha nta kibazo mfite kandi niba nanayirwaye ubwo nawe urayirwaye gusa umugore araje ambona uvuze ngo iki se we ko watinze wari uri mu biki
nahuye n'ibyago. Nta telefone ugira? Ndayifite. Nahuye n'ibyago, ukuboko kumwe kw'iburyo kurancika, gufashe ivide rirameneka, mfunduka ku mutwe, inzoga ivamo, ariko ntihavuyemo nyinshi da. Cyangwa wayinywesha? Uramenye da, wambonye se, havamo inzoga. Nuze njye nagutumye inzoga z'ibiki? Ni impanuka. Nimba waguye kuko nta hantu yamenetse, icupa ko ritamenetse. Urabona yaguye ku ibuye, pfundura umufuniko. Ushaka kungira umusazi? Yewe se, ibintu uri kuyikora njye ntabwo mbimenyereye. Mumbabarire ntabwo bizongera databuje. Nuze ese ubundi naguhaye amafaranga angahe? Amafaranga barasigaranye kubera nta macupa twari dufite y'ingurane. Arakeka nta kosa nkoze, gusa nabonye ufite ibibazo byinshi, uzanira n'itabi. Yego nabirivanze, sinzi ubwoko. Ese hari itabi njye nagutumye? Ubwo rero umaze kuvugana na mushuti wanjye, nizeye ko ashobora kudufasha, akarambwira nyine ngo mwene wawe yaje kumusura. Gusa ikintu amfashe nyine ni ukutubikira ivarisi. SO2 turerekeza. Ese ubundi waretse tukajya kwa Birasa? Ibibazo byari bihari byose byakemutse. Numva ariho twajya nta handi twajya. Kuko ubu hari umutekano, ibintu byose bimeze neza. Mbere urabizi akazi nkora, ntaha amajoro. Ntabwo nubwo mwari ibibazo bye byakemutse, ariko ntabwo najya nta mu rugo rw'umugabo n'umugore ari amasa. None se ntabwo ari wowe wambwiye ko Birasa ari wowe wagufashije kubona akazi? Nisibe kuba yaramfashije kubona akazi, najya ntaha saa 8 z'ijoro, saa 9 z'ijoro, saa 10 abantu bakiryamye, nkakomanga ntutashye mu rwe. Ese uragira ngo bigende gute? Njye numvaga ari hantu tugomba kujya. Kambwira ahantu wowe wumva twajya. Ako yirwa ujye umenya ko ari we mugabo muri ibi bibazo turimo. Kuki uri kumbaza ngo turakora iki? Ese ntabwo ngubwiye ngo tujye kwa Birasa? Ntabwo ngubwiye ko ibintu byose byakemutse bimeze neza. Harimo imbara subizayo iryo tabi unzaniye mu inzoga. Nta tabi bikeneye. Ibibazo se byanjye birakureba wa musenzi. Watuza gute? Kandi nakwiyamye. Yewe umwotsi uragufasha da, atuma utuza mu mutwe, ushyira ubwenge ku gihe. Iyi ngiyi urayinywera n'ubundi wagize. Subizayo iryo tabi unzanire n'inzoga. Icyo nagusaba. Tanywa itabi uri gutekereza, uriya mugore arakuguma mu mutwe. Genda iyo ujya sinye. Kandi umva n'ikindi. Yego. Uwo ni wo munsi wa nyuma wawe wo kuba hano muri Rutanga. Ntabwo uzongera kunywera ko ntabwo nakomeza ko umezanye nawe mbona ntazi ukuntu umeze. Yego uri umutegetsi, ariko ntiwanyirukana kuko imirimo nkora ntiwayishobora. Wazayikorerwa nande? Cyane ko mbikora neza kandi nkabikora ku murongo. Genda unzanire inzoga nizo nagutumiye, ntabwo mwitaye. Ako rero bosi, usenya urugo rw'umutiza umuhoro, itabi rurikeneye. Wacyane. Uramenye da, zapfurundi. Kandi wihute. Nisi ibibazo bya umwari nibwo bigikemuka. Noneho tujye kumuteza ibindi bibazo. Ariko byarakemutse. Wabonye ukuntu mushiki wa Birasa adashobotse. Uri murazana ibyo kuvuga ngo utaha ngo wajya utaha amajoro ngo ukababangamira ngo ibiki n'ibiki. Birasa niwe wagufashije kubona kari akazi. Ibyo ari byo byose yagiye kugufasha kukabona, azi situation zose zirimo, azi ntabwo yapfa kurangira akazi gutyo gusa, yari azi ibiberamo. Cyenda umva nta kibazo rwose. Waretse tukagenda. Nise n'undi upfunda imitwe ko ntako atagira. Nyine nese urabona twajya. Nta hantu twajya. Shabe ariko tugiye guteza umwari ibibazo. None se ikintu kimenye kandi ukitegura. Nese urumva umuntu yakora iki?
rega umuntu akoresha decision ya nyuma abona ishoboka. Umbwira ubona nararanga muri bordire se njye gusaba icumbi njye gusaba he njye kurara muri lodges mfite mushiki wanjye. Reka muri lodges ufite amafaranga yo kujyayo. Nyamara wareka tukagenda. Waretse tukagenda. Sinundi ko nandi mahitamo dufite. Ariko rero ikintu kiriho kuba dutomboye ugu mwanya gwambi sibyo ko hari igihe tuzagajya tukabura ubwishu. Sibyo nakubwira gati uri kureka tugafata ugw'inyuma Ese Kambabazi nta kintu mugira mukora muhora mu nzira mugenda ngize amahirwe nagiye i Kigali mu ndeba mubaye no mu bambere bambonye mvuye i Kigali. Uvuye i Kigali ni mwijoro se urakaje kuzimu kabwera bwe Kigali. Urahazi wo Kigali urahazi? Ndahazi nyine. Naho ntihakuzi. Habaga amatara se hari ikindi kibagayo. None ukuye yiki? Icyo nakuye ni iki? Mve gusura umwana wanjye ubi Kigali umukire. Ufite amafaranga ubunzanye ikintu cyitwa amafaranga. Amafaranga gari he? Ndayafite mu gikapu. Umva mbese. Ubwo ni ubutindi wa pakiye. Umwasigarimo. Gature. Imyihariro yibwa ni. Reka rero mabwire. Reka none ingiza amahirwe ndababonye ntiyongera kubashaka ngo ntumwanya wanjye. Ugiye kudutumira. Muransubiza metero zanjye mwandengereye. Ngo iki? Ku neza. Ngizihe metero. Tujya ko anda tukugende. Ujya he? Reka tubivugane tubirangirize hano. Muransubiza ku bwumvikane metero zanjye. Ariko se metero cyangwa niyambaza izindi mbaraga. Mfite imbaraga zihagije ariko mwene simpunga nahura n'akaga. Ariko yanakugongesha imodoka ye. Na niyi santi mwe mwasobanukirwa geragwari. N'umugore we noneho bateranye. Umwese ko tanga ruswa. Uragusubiza iki? Tanga ruswa ugize no mu rukiko. Ndetse mu rukiko uzanatanga na ruswa. Muransubiza metero. Ese ubundi reka muri igikisi. Ese umwase nk'abagurira abimurage. Niwe mukundana. Mama, habaye iki? Niki gitumye mu mugabo gitaragara? Zamukujya haruguru arunja. Ni biki? So wajya ukareba mu byumba byose niwinjira hamwe ntubibone winjire n'ahandi genda urebe. Kuchuri nyumvira ni mpama ukagira ute ngabagura nkabimura wowe bebu se bebi iki ubuse ufite agaciro kabura izira mirima zacu amafaranga yabimura muko banje ufite amafaranga nabagura nkabimura kandi Rudovi mbona guzaje kuzimu kaji kuzimu nawe uzaje umva kuchuri maze nawe ntugate igihe mu bantu bakimutangira ibyo mvuze ntago ndi uri kudutangira ngewe ndagira ngo mbishyura mbaha amafaranga angahe nguma n'isambu yanyu nyitware mwimuke musubire umusanza w'umwatu reba no mu kanwa kubivuga bya munani wowe uje nakwishyura wowe nyishura ahubwo wambwira ushaka iki wowe se wayakura ngo ndeke kwadikanya nawe utumuke ugenda nuko nguko uhagaze ntundebe gutya ngefite amafaranga twakurangura noneho wowe wese murame cyangwa ntabwo byemera twiyambaza izindi mbaraga njye mfite izindi mbaraga nakiyambaza mfite imbaraga nakiyambaza gasana isambu yanjye dore uyu nguyu se wa sekuru wa nyina wa se yakoraga nyabingi ubu yababitsemo izindi nyungu wasanga ari za karande ziri kumugenda ninde se ku majyaruguru mu Curagura waje no kumara ako sinarwo hanze kumasuze n'umuntu bitese ndavuze ngo zinga ibintu byawe none angaha utusohoka nakuri umusazi inde suzinga uje kunyita umusazi wanjye hano ni kambwire birasa ntunzamure uraje ntunasuhuje umuntu bazi suze bebe nagaro ngombe kam hani kam dinare ndekura ndavuze ngo sohoka muri ino nzu none angaha ugende umva ino nzu ni yanjye ndi umugore w'isezerano muri uru rugo mfite uburenganzira bwose bwo kwinjira no gusohoka igihe mbishakiye urabyumva neza umva rero nkubwire sibyo umbabarire ntumvugisha amagambo menshi ahubwo wowe niba ushaka ko tubana neza mu mahoro no mu kinyabupfura tuza tubane kuko nutatuzi
ndabona ntazi ahantu uri kujya. Ndakubaza umbaza icyo ariko ino nzu ni iyanjye nawe, iki cyumba ni icyanjye nawe, urashaka kuryama no turyame ntabwo ari umumbere. Ariko uri umusazi bebera ntabwo ari umumbere. ariko uzi ko ufite ikibazo mu mutwe kandi gikomeye. Ndashaka kubaza ninde muntu waguhamagaye hano. Watugira gute? Kandi amazimu ya banagugiraga amahane. Kandi umva wa mugabo. Niba wumva witeguye tubwire tukugure nago matwi gose tukagure maze tuva imbere. Ubu si nguyu wamugurira umuzimu gwe ntiguzagutera. Ariko gwagukurikirana gwa. Kireka dupfe kwadikana. Bahaye iminsi 2. Mwe mumpaye igisubizo mbagurire musubize metero zanjye cyangwa mbagurire mwimuke musubire wanyu musaza. Iminsi 2. Umva mbahaye iminsi 2. Munsubize metero zanjye ngo cyangwa ngo muza. Acha bwana we. Witonde. Umva mwegere ndakubwiye ibyo wakora byo. Ninde wakubwiye ngo ninde ngomba gusaba uburenganzira bwo kumamagara kuza mu rugo rwanjye? Waje hano ute noneho? Hano se kwande kwa sisi na birasa. Umvura nkubwira ikintu kimwe sibyo? Umbabarire cyane sinshaka gutenana n'amagambo. Sinshaka guterana nawe amagambo. Uru rugo rurimo undi mugore. Nongere noneho mbigusubiriremo. Uru rugo rurimo undi mugore. So kugende. Uru rugo rurimo undi mugore wawe cyangwa uru rugo rurimo indaya ngiye kwirukana mu rugo rwanjye yanyinjiriye mu rugo ntahari. Ahubwo rubwira uwo mugore anyitondere kuko ninkubitana nawe gutya umubwire ngo ajya ndebera mu birometero 500 kuko araramukanye gatoya. Birasa uranzi ndumva atari ngombwa ko ririrwa nkwibwira cyangwa ngo uwo mugore wawe ugende umubwira ati rero nyirurugo sisi yahinjiye nahageze kandi simpava, iyi nzu ni yanjye nawe uri umugabo wanjye ntabwo ndi busohokemo hano. Ahubwo ubwira iyo nda yawe mbure mbese mbona ivumbi mbura umuntu. Asoni uraza se ngo ukore inka ziri muri umugore ubwo si wowe akukubitishije iki kandi uri umugore. Ku rubuga bakufitagira ariko sha uri igiki? Umva se ndebera hano rurwasaya nimba ari igiki akubiseho. Mureka ari kuriya turamuzi. Ni igiki suranje ntago yandenza amavi ako yaranyishe. Nakomeza kwigira nabi kuriya ngenza kwereka ugunde mupango tumukorera. Oguye tubona ari kwigira gucangaraje mu buyobozi yaragira gutengo wababaye cyane se muhe aya have guhwasi byatambike ndahakanda ngeze imuhera. Ako se bundi ko tugendaga turiba turazamuka ingofero wazagize gutya tukaburana ngugwa mupangu harya nanje erega ngiraga amagambo narindi kukubwira ndikubona akomeje kutugira mbese ari kutugira ibyatsi. Uratekereza iki ugabuze ngaratujana mu buyobozi ugiye ugafata ziriya mihati none ukemura ukibaha izindi wenda metero nk'eshatu tukazabiburanira. Ariko ako kantu sha ahubwo ndibira rimwe 5 urabona ukuntu angeze icyondo nene n'ubundi kubera tugiye kuja mu buyobozi tuzaburanire rimwe 5 bivire mu nzira. Ahubwo mba rero ja mu rugo ushushira asupu kansimbukira hano mpite nzirandaguza. Umwana Latifa umara ndiye. Ubuvuzi gakondo muganga Matovu ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugacukubiri n'indwara za hato na hato. Egera uyu muhanga guhanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi, aho bagukorera reflexology ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu mubiri, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura umugongo n'amavunane.
Si ibyo gusa kandi kuko arakuvura indwara zigiye zitandukanye, amibe, igifu, umwijima, diyabete, asima, sinezite, abagabo batabasha gutera akabariro ndetse n'indwara zifata mu myanya y'ibanga y'abagore. Witinya kumugana kuko aragufasha rwose. Muganga Matovu ni umuhanga cyane mu kuvura amarozi, amahuherano, amategano ndetse na karande zo mu miryango. Muganga Matovu aherereye Kicukiro mu Gatenga, uzamuka umuhanda ujya i Murambi. Ku bitaro uhasanga icyapa cyanditseho ubuvuzi gakondo. Muganga Matovu ni metero 150. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Ubuvuzi gakondo, isoko y'ubuzima. Oya wirira, oya beshavura, Imana irakoze, wanyuze mu buzima bubabaje, Imana irakoze, Imana irakoze.